Bakunzi ba Noble TV ndabasuhuje mbifurije umunsi mwiza n'ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugarutse muri cya kiganiro cyacu cyo guteka no kurya. Mbahaye ikaze kandi nizere ko mwese biri buboneze ibyo turi gukora uyu munsi. Mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi cyo guteka turaza guteka umuceri, twongere guteka isambaza n'intoryi nk'isosi turi burishe uwo muceri. Ubwo rero mugume hafi yanjye dutekere hamwe kandi nibuke ko no gusangira muri hafi yanjye. Ndabashimiye rero ubwo no byo tugiye gutangira guteka turahera ku muceri, ariko nifuje ko tubitekera rimwe kugira ngo umuntu yawe ufite amashyiga abiri yabasha kuba yabikurikiranya akabitekera rimwe, cyangwa ushobora kuba udafite amashyiga abiri ariko ufite nk'imbabura ebyiri, ibyo nabyo wabikora ntacyo bitwaye. Nk'uko wenda ufite n'imbabura imwe ushobora gucana imbabura imwe ugatekaho umuceri washya ugashyiraho imboga nyuma, nabyo ntacyo bitwaye, nabyo wabikora. Ubwo rero mbahaye ikaze, reka dutangirire ku muceri noneho n'imboga turahita tubikorera rimwe kandi nizere ko muri hafi yanyu murakoze. Mbere yo gutangira rero ndabashimiye cyane abantu bakoze subscribe, abantu bakoze share, abalikinze, abanteye courage ngo komeza ukore, ndabashimiye cyane kandi narabakunze cyane, ndabishimiye cyane. Ubwo rero uyu munsi tugiye gutangira neza duhera kuri ingredient ngiye kubereka. Hari abantu wenda babaza mu ingredient ibintu tugiye gukoresha ubu ngubu. Ibintu tugiye gukoresha rero ngiye kubibereka ukuntu tugiye gutangira. Urabona dushyuhije amazi mbere yo gushyiramo umuceri urabanza ukareka amazi akabanza kabira. Ubwo aya ni amazi y'umuceri. Umuceri nguyu nakoresheje 1,5 kilo kubera ko murabizi tugira abantu dusangira iyo tumaze gukora show yacu yo guteka dusangira n'abantu. Umuceri rero nakoresheje 1,5 kilo kugira ngo nteke umuceri mwinshi nyine tuze kurya tunahage. Ubwo rero izi ingredient ngiye gukoresha hano hari isambaza, hano hakaba n'intoryi. Amazi y'umuceri yahiye, ubwo aka kamamiyo gato kugakoresha icyiza cyako nuko gafata mu mufuniko ukabutashya. Ubwo rero amazi y'umuceri yahiye, tugiye kuronga umuceri ubundi tubanze dushyiremo umuceri. Mwibuke ko ku muceri twakoresheje litiro 2 kubera ko twe turakoresha ntago twongeramo amazi. Ubwo rero icyo ukora urapfundikira ukagabanya umuriro kugira ngo bihishwe n'umwuka cyane mbere yuko wongeramo andi mazi cyangwa wumva udashaka kuyongeramo. Hari abantu benshi rero bakunda umuceri ukomeye, ukunda umuceri woroshye, ariko iyo ukunda umuceri ukomeye akenshi amazi ushyiramo make, ushyiramo nka litiro n'igice, ubundi umuceri wakumva uhiye nko mu rugo ku muntu wabitetse ukumva ko umuceri wahiye, wakumva ugera ku kigero ushaka ugakuraho, wakumva nyine utari ku kigero ushaka ukongera nk'agace k'amazi k'igikombe kugira ngo ubanze urebe ko umuceri nyine ugera kuri yagu yawe usanzwe ukunda. Ariko nkanjye nkunda umuceri uhiye ku buryo nkumva ndi kuwukanja nyine. Ubwo rero ku bandi bakunda umuceri, nk'abantu bakunda basmati cyane, njye nkunda umutanzania, ubwo bakoresha nyine umuceri bagashaka ngo ntushye cyane. Abenshi murabibona no mu mahoteli ubona umuceri wibaze cyane ukabona nyine buri gaceri karukwako. Ahubwo ngiye nkunda umuceri nyine ndi ufatane n'imboga nkumva birafasha. Ubwo tumaze gushyiramo umuceri wacu, tugiye gushyiramo, reka tubanze tushyiremo umunyu rero tugiye gukoresha turabara ku biyiko. Mwibutse ko impamvu nababwiye ko ari uguteka ugakora ibintu bisanzwe nta yindi. Abantu mu rungo nyinshi hari abakunda umunyu, hari abantu badakunda umunyu, hari abakunda umuceri amavuta, hari abadakunda amavuta mu muceri. Rero buri muntu wese asharinga na mugenzi we icyo abona yakora. Ubwo rero ngiye nkunda umuceri urimo amavuta kandi ikindi ngiye nkunda gushyiramo akunyu. Ubwo rero kugira ngo mu kilo n'igice ngiye nshyiramo ibiyiko 2 by'umunyu. Urabona kino ni ikiyiko kimwe, nkongeramo ikindi kiyiko cya kabiri.
umunyu ntabwo uba mwinshi, ugacishamo iki kiyiko kugira ngo umuceri udafata hasi. Ibi byo dukora byo guteka ni ibintu bisanzwe mu rugo, umuntu wari wese yakora. Ubwo rero dushyizemo ibiyiko 2 by'umunyu, tugiye gushyiramo ibiyiko 2 by'amavuta. Ibi bituma umuceri ugira icyanga, ikindi ntunafate hasi ni isafuriya kubera ya mavuta arimo. Ubwo rero tumaze gushyiramo amavuta, ducishijemo ka kayiko twapimishije amavuta. Mwibuke ko ari ibiyiko 2 by'umunyu n'ibiyiko 2 by'amavuta mu kilo n'igice cy'umuceri. Ubwo rero ucishamo kugira umuceri udafata hasi. Ubwo icyo umuceri kirarangiye. Ndakeka ku muceri ibyo bitanagoye no gushyushya amazi ugashyiramo umuceri, warangiza ugashyiramo umunyu n'amavuta. Ku muceri wa birarangiye, tugiye gupfundikira dutegereze ko umuceri wacu ushya. Ariko umuceri ndongera kuwurebaho, ngiye kureba ko umeze neza nk'uko nabiteguye. Ubwo tugiye gukora byihuse, duhite tunakora kuri indi shyiga, bite ducana, duhite tunateka imboga kugira ngo bibashe kutworohera. Gusa ku muceri mwibuke ko nababwiye ngo umuceri mu rugo ntabwo wabara ngo ni iminota ngiyi 15 cyangwa 20, biterwa n'ubwoko bw'umuceri watenze. Umutanzania ntabwo uhira rimwe n'umutayilande, umutayilande nuhira rimwe n'umupakistani. Ubwo rero ikintu ugomba gukora, ugomba kuba hafi y'umuceri wawe mu minota 15 ukajya kumva ko umuceri wawe wahiye. Wakumva wahiye ni sawa, wakumva utahiye ukongeramo twatuzi niba ushaka kurya umuceri uhiye neza. Murakoze. Ubwo tugiye kugera ku mboga. Ubwo tugiye guteka kuri iri shyiga, tugiye gushyiraho za sambaza zacu kuko ni isosi turi burishe uyu muceri. Ubwo tugiye gukaranga amavuta, turinze ko isafuriya yumuka. Nimara kumuka turahita dushyiramo amavuta. Gusa ibintu nabibutsa ni uko mu guteka buri muntu wese agira uburyo ateka. Impamvu dusharinga uburyo duteka buri muntu ateka, hari igihe ibyo watetse ushobora kubimbwira nkumva biraryoshye, nanjye nabikubwira nkumva biraryoshye, ariko nako kumva biraryoshye. Ariko nkanjye ku buryo bwanjye njyewe nabonye ko ari byo bintu byoroshye kandi ushobora no kwekonomiza ku mafaranga kandi ukarya ibiryo biryoshye. Guteka si ngombwa bya bintu bihenze nkuko nabibabwiye. Ubwo nyine ukoresha ibirungo ufite hafi n'ubushobozi ufite, nta mpamvu yo kwigora. Ushobora gucana kuri gaze, kumbabura, guteka amavuta, ntuyateke. Buri muntu mu rwego rwe aba agomba gukora. Ubwo rero twagiye isafuriya yacu irumutse, tugiye gushyiramo amavuta. Aya mavuta nakoze udukombe 2 tuno twa sesitomate kuko nitwo nabashije kubarisha. Hari abantu bafite ibipimo n'abadafite ibipimo. Ubwo njye nakoresheje udukombe 2 kugira ngo intoryi zacu zibashe gushya neza. Tugiye kubanza amavuta yacu nashya, tubanze dushyiremo intoryi. Intoryi rero hari abantu bakunda intoryi ziri crunchy zidahiye cyane, ariko hari n'umuntu ukunda kurya urutoryi rudahiye cyane. Nk'ubu ngubu hari urukunda ari rubisi akaba yaruhekenya kumva nta kibazo bimutwaye, ariko hari n'uvuga ati ndazikaranga sindihishe cyane nzirye numva ziri gukucagurika. Hari n'ukunda zihiye cyane. Ubwo rero buri muntu ateka bitewe n'uburyo nyine we akunda ibyo biryo agiye guteka. Gusa nk'ibi ngiye gukora njye intoryi ntabwo tuzihisha cyane, turazirya zitarashya cyane. Ntibivuze ko umuntu ushaka kuzihisha cyane atabikora. Ubwo rero tugiye gushyiramo intoryi zacu, ko sinkunda amavuta menshi iyo yahiye cyane nanjye ntinya gushya. Abantu batinya gushya ushyiramo amavuta ataragira cyane. Abapapa cyane cyane batinya guteka nk'ifiriti, nko gukaranga amafi, ibintu byose nyine ushyira mu mavuta ntabwo babikunda. Nibagiye kubabwira ikindi kintu ku ntoryi, impamvu nzigira ntizishye cyane. Mwibuke ko intoryi iyo utinze zihita zishanyuka nyine isosi ikangirika, kandi nabwo kuzihisha cyane ntabwo vitamine uba wayimazemo.
ubwo ni ukuvuga ngo urabanza ukazishyiramo ukagaragura nk'iminota nk'itatu kugera ku 5, ugahita ushyiramo ibitunguru, ubundi ukaba ubonye uburyo bwawe bw'intoryi, uburyo intoryi zawe zihagaze. Ubwo rero aho tugeze urabona intoryi zacu ukizishyira mu mavuta zihise zisa nk'izababutseho, ziragaragara ko amavuta yatangiye kwinjiramo. Mu minota 3 rero impamvu mvuga mu minota 3 nuko ngiyewe ntajya nkunda kuzirindireza iminota 5 kuko zibanza zigatinda gushya. Ubwo mu minota yanjye ntegereje banza kuzihindura kugira ngo buri ruhande rubashe kuba rwanywa amavuta. Noneho kugira ngo zishyane icyanga cyiza uhita ushyiramo umunyu. Iyo ushyizemo umunyu, wa munyu n'amavuta byinjira mu rutoryi ku buryo nyine ujya kuzirya ziriwe zifite guhumva na wa munyu winjiyemo imbere. Ariko iyo ushyizemo umunyu nyuma ntabwo umunyu winjira mu rutoryi mo imbere niyo waba watogosheje isosi, ariko iyo ukaranganye winjira mo imbere. Ku bantu bakunda intoryi murabyumva neza, kuzirisha umuceri cyangwa kuzirisha ubugari. Ubwo tugiye gushyiramo muri iyi nuza mu isosi yacu turakoresha intoryi. Ntabwo nababwira ngo zingana gutya kuko urabizi intoryi tuzigura ku tudobo, ku mifungo. Gusa mu ntoryi twakoresheje intoryi 15 kuko nyine niko turiwe tungana ku bantu bari burye kuri ibi biryo. Ubwo nshyizemo ikiyiko cy'umunyu kuko isosi turi bukoreshe ni isosi nyinshi. Abantu badakunda umunyu mwinshi ubwo mukoresha akayiko gatoya, ugakoresha akayiko gatoya, noneho ukagenda uguta, ni navuga ngo ukagenda urigata wumva ko nyine umunyu wawe ari sawa. Ikindi mbibutsa ni kimwe, nuko mu gihe utetse ntabwo ari byiza gufata ikintu uri gutekesha ngo ari cyo wumvisha oya, ahubwo ufata akayiko ku ruhande ukagishyiraho ukumva, warangiza ukagisubizaho wagisize. Ubwo iminota yacu 3 irarangiye, tugiye gushyiramo ibitunguru. Igitunguru cyacu ni kimwe, ni imwe. Ngewe nyikoresha yose ko nkunda ibitunguru byinshi. Abadafite cutting board kumwe naberetse ubushize dukata gutya, ubwo ukatisha intoki ukagira gutya. Shepu y'ibitunguru ukata iyo ushaka bitewe n'iyo ukunda, kuko ibyo twiga guteka n'ibyo mu rugo nyine ntiwavuga ngo urakata ngo ibindi bwoko ubu n'ubu. Nta mpamvu, wowe ukora ubwo ubona bigushimishije, nk'uko ushobora kujya gutegura na salade ugakata nyine uburyo wumva ushaka bitewe na dekorasiyo ushaka gukora. Igitunguru cyacu tugishyizemo, tugiye kongera tugikarageho gutya. Murabona ko ibyo nababwiye ari byo, intoryi zacu zahiye kandi ni iminota 3 gusa twakoresheje. Ubwo dushyizemo ibitunguru. Ku gitunguru rero hari ikindi kintu nashakaga kubabwira. Ibitunguru hari abantu bakunda ibitunguru bihiye, hari n'abantu bakunda ibitunguru nyine nabyo bidahiye cyane, akabishaka ibitunguru nyine yumva ari burye kigakucagurira. Muri abo bantu rero nanjye ndimo, ntabwo ibitunguru bashaka ko bishya kuko nyine umwimerere w'igitunguru ugomba kuwumva mu biryo na vitamine yayo ntuyimaremo. Ni ukuvuga ngo igitunguru kimaramo iminota 2, nabwo nta nubwo njye nkeka ko nyuzuza, kuko iyo nagiye kumva gitangiye kumpumurira mpita mpindura nkahita nshyiramo inyanya. Ubwo uko ugaragura niko wongera ugasuzuma umuceri wawe ukareba aho ugeze. Umuceri urabona ko amazi asa nkaho yagabanyutse za litiro 2. Mu kanya turagabanya umuriro, reba uko umuceri umeze, uri crunchy. Ubishaka umuceri nyine wahita uwukuramo ukakoresha ikindi, ariko twe kubera ko dushaka kurya umuceri uhiye turawureka gutya aya mazi abanza akamena. Nk'uko mubibonye iminota 15 umuceri wawe uba wahiye neza. Urabona nk'ubu ngubu harabura nk'iminota mikeya, nk'iminota 7 umuceri wacu. Imboga n'umuceri bishobora no guhira rimwe cyangwa bigasiganaho nk'iminota mikeya. Ubwo igitunguru cyanjye kimaze guhindura isura, urabona ko gitangiye kuzana akantu karimo kajya gusa niba navuga ngo nk'ikigina cyangwa nk'umuhondo ukuntu, kandi natangiye no kumva gihumura. Ubwo ngiye gushyiramo inyanya. Inyanya rero abantu ku nyanya hari abantu bakimbajije ngiye gusubiza,
inyanya kirazira gushyiramo inyanya nyinshi. Isosi ishizemo inyanya nyinshi irarura, navuga nambwiro irayungubira. No kuvuga ngo iyo ukoresha ubundi ukoresha inyanya ebyiri ugakoresha na sestomate mu isosi. Iyo urengeje inyanya ebyiri cyangwa eshatu isosi yawe irayungubira. Abantu benshi bari ujya ahantu warya isosi yabo kumva nta kigenda. Hari ababasha kuzirapa, hari n'abazikata. Nge rero uburyo ngiye gukoresha nubwo kuzikata gusa. Ibi byose nakoresheje ubikoresha byose urabironga ukabanza ugakora mise en place imbere kugira ngo ibikoresho byawe bibe bikwegereye binogeje wabonye n'umwanya uhagije wo kubikoresha. Ubwo ngewe kuri iyi sosi yanjye urabona ko ngiye gukoresha inyanya 3 kubera ko ndi bukoresha isosi nyinshi. Abandi bakunda kubanzamo wenda isambaza cyangwa iki, ariko ngewe ndashaka kurya urusambaza numva rufite nyine icyanga cy'urusambaza, kuko iyo rubanje mu mavuta wumva nyine rukucagurika ariko ntiwumve nyine uburyohe bwawo. Ngero nahisemo uyu munsi ko tubatekera, ubundi buryo tuzabureba nyuma. Uburyo bwiza ni ubu ngubu bwo kubanza gukaranga ibirungo warangiza isambaza ukazishyiramo nyuma. Ubundi tuzabukora, ubu tugiye kubanza tubikore. Uburyaho atubwira ati se iyi sosi isambaza we gushyiramo isambaza nyuma zimaze imboga zihiye bugenda bute, buraryoshye cyane buryoshye. Tuzabukompara no kubanza ugakaranga isambaza mbere ukazigeza ku ruhande, warangiza ugakaranga ibindi birungo ukazitereramo. Ariko isambaza ubu bisanzwe zo zikaranze tuzigura zikaranze. Ubwo rero uvuga ngo ko naziguze zikaranze ntabwo nongera kuzikaranga mu yandi mavuta kandi naziguze zikaranze. Ubwo abazikaranga benshi nabo baziguze ari mbisi cyangwa waguze isambaza utizeye neza zifite amahwa ugatekereza ko abana zabajomba, urongera ukabicisha mu mavuta mbere y'igitunguru. Ubwo inyanya zacu ndabona nazo zigiye gushya. Inyanya nazo zishyiramo kubera ziba zikase ukarindira ya minota yacu 3. Impamvu nge bari minota 3 ni experience yanjye nakoze. Biri ku muriro mwiza utaringaniye, utari mwinshi utari na muke, inyanya zawe zishya neza utiriwe uvunika ngo ugiye kuzirapa. Kandi nge nkunda no kurya nkumva mu binyanya. Hari umuntu ukunda nyine akaba ati ndazirapa sinumvemo n'akantu na gato, ariko ngewe nabasharinze uburyo bwanjye nkunda. Abari bubiryeho bazatubwira kandi namwe nimubigerageza muzambwira. Ni ukuvuga ngo inyanya zacu zigiye gushya, noneho tugiye gukoresha sestomate. Sestomate rero abantu bakoresha ibintu bitandukanye. Ngewe nkoresha salisa cyangwa red gold. Akanda gakunda cyane nk'iyo ntari gukoresha inyanya nkoresha izi zombi, ariko nk'ubu nashyizemo inyanya ndakoresha salisa imwe gusa. Ubwo ndinze ko inyanya zanjye zishya reka pe ntunganya sestomate. Nkunda iyi ngiyi ifite akangaka kuko urakushinga gutya wakurura bigahita birangira. Ikindi ndi bukoreshe ni cya kiko cyanjye. Ufata cya kiko ukayikuraho neza kugira ngo aka kantu katagukera. Abamama benshi dufite inkovu duterwa n'utuntu kandi suje abamama bose bakunda guteka. Abamama mwihangane nyine salisa zaradukebye, inkovu nyinshi dufite no kubera ibikombe bya salisa. Ubwo inyanya zanjye ndinze ko zishya neza kuko nshaka ko zishya nkumva ziri guhumura nazo. Ubundi igitunguru nyine cyacu cyahiye dushyiramo n'inyanya, ariko kugira ngo mbereke inyanya zatangiye gushya zigahura n'igitunguru, niyo byihumurije nyine wumva byahinduye impumuro, ariko cyane cyane birahumura cyane bitumara gushyiramo tungurusumu. Ubwo tugiye kubanza gushyiramo sestomate, ubundi turahita dushyiramo tungurusumu. Nidushyiramo tungurusumu abenshi bavuga ni garlic, uba wumva noneho bihumura, impumuro yarushijeho gutamira. Urabona ko inyanya zacu turinze ko zishya neza, haracyarimo ukuntu ntabwo zirashya cyane. Turinze rero ko zishya ku buryo ubona zisa nkaho zitangiye gufata hasi, ariko aya masafuriya menshi ntabwo akunda gufatisha ibiryo cyangwa bishirize. Ubwo rero inyanya zanjye ndinze ko zishya, duhite dushyiramo salisa. Ariko mu gihe inyanya zitarashya na salisa ngo tuyishyiremo, nagira ngo mbe ntunganya tungurusumu. Ni ukuvuga ngo tungurusumu zanjye kuko mbona inyanya zatinze gushya, reka mbe nifashishije hano
ubundi ngire gutya aka naga plastique ntago karakomeye ntago kahita gashya ngiye kuba nkatiramo tungurusumu uko mbona inyanya zatinze gushya tungurusumu rero ngiye kuzishyiramo mbere ndashyiramo tungurusumu nk'esheshatu kuko ni duto cyane ngiye gushyiramo dutandatu noneho utu dutandatu nimara kudushyiramo ndaregerageza nshyiremo salisa noneho ndaza kongeramo utundi tune ubwo tungurusumu maze gushyiramo ebyiri ngiye kongeramo izindi noneho mbanze nshyiremo salisa nyuma ya salisa ndaza kongeramo utundi dutungurusumu nka tune kugira ngo ko ari duto cyane kugira ngo impumuro yacu dukomeze nyine kumva itamiye n'ababeshye nanjye ubwanjye natangiye kumva inzara kuko urumva noneho kizemo tungurusumu noneho birahumura cyane ndakeka na behind camera hari umuntu uri kubyumva n'abantu bari iruhande rwanjye batangiye kubyumva ko bihumura urumva tungurusumu iyo uyishyizemo biba akarusho ubundi ibiryo byose wateka ibanga ryo guhumura tungurusumu ntukajye uyibagirwa mu mafaranga yawe make ufite wayikoresha urabona ko nshyizemo salisa ushobora kuba ufite ya salisa ya tomate yo mu bikombe abandi babona tomato paste ubwo nyine wowe uhitamo icyo ushaka ubwo rero nshyizemo tomate ni ukuvuga ngo ikintu nashakaga ni ugushyiramo amazi kubera ko tomate ugira ngo bishye ushyiramo utuzi dukeya bitanafata hasi ukagira gutyo kunyuguza tomate tugashyiramo abantu batabikora rwose ntibambwira mu rugo twese nyine tomate twamenye ko agakombe tukonyuguzamo amazi ni ibintu nyine twisanze bakora natwe turakomeza turabikora ubwo ni ukuvuga ngo dore ibintu byacu bibaye ibiryo byacu urabona ko bisa neza noneho ngiye kuvanga ya tomate noneho bimwe nababwiraga by'intoryi ni ukuvuga ngo abenshi bashaka kurya intoryi ziri crunchy cyane babanza ibitunguru gusa intoryi bakazishyiramo inyuma ariko twebwe urabona ukuntu twabikoze intoryi zacu zirasa neza zimeze neza kandi zishanyuka urabona ko zidashanyuka noneho tugiye gushyiramo ya mazi yacu twashyizemo tugiye kongeramo andi kugira ngo tubashe gushyiramo isambaza ikintu rero nakunze cyo gushyiramo isambaza nyuma ya tomate isambaza urabona nk'ubu ngubu zino ziza zikoze zirimo umunyu ni ukuvuga ngo zifite umunyu bisanzwe ariko nkeneye ko zinjiramo ikirungo zinjiramo ya tomate impumuro y'ibitunguru n'akaga tungurusumu twashyizemo ubwo no kuvuga ngo kuko uyu munsi turi burye turi benshi birasaba ko zose tuzishyiramo navuga ko iyi ntabwo ari inusu ni irobo irengaho akantu gatoya kuko inusu y'isambaza aba ari nyinshi cyane ubwo iyi ni irobo irengaho utusambaza dukeya ni ukuvuga ngo hari abantu bamenyeye guteka cyane babara bandika utuntu twose bavuga ngo mu kwezi nzakoresha ibi ariko nkatwe nk'uko dukora show yacu yo kurya tuba dukeneye nyine ko turi burye tugahaga kandi byo gusondeka kandi nizere ko n'ubushize mwabonye ko show y'ubushize yo kurya inkoko byari sawa n'ibi ngibi mu kanya turaje tubirye ni ukuvuga ngo ni gutya bimeze tugiye gutegerezaho akanya gatoya ya tomate ya salisa yacu ibanzishye nimara gushya noneho tubone guhita dushyiramo amazi rero ukoresha igikombe cy'inusu yari wakoresheje wenda nk'igice cya salisa ni cyangwa udashaka isosi ifashe nk'iyo mu rugo n'iki cyangwa ariho abantu nka batatu bari biri ariko mwibuke ko twe turasangira turi abantu benshi hari abantu bambwiye ngo isosi ishyizemo amazi ngo iratubuka ngo ikaba karekare bagasosi ngo ni karekare isosi ntabwo iba yabaye ndende nyine uko washyizemo y'amazi wowe utabyiteguye yicitse uhita ufata nk'ubunyobwa nk'ubu mu isambaza ushyizemo ubunyobwa bihita bihuriramo ariko nk'uko bimeze gutya ngewe ntabwo uyu munsi dushyiramo ubunyobwa ndashyiramo ibi bikombe bibiri bimwe nababwiye byo kumva uburyo ibiryo bimeze ubwo nyine ngiye kubumvira kubera ko nyine mudahari n'abari hari inyuma ngiye kubumvira ubwo ngiye kumva ko nyine isambaza zafashe neza tomate na salisa wumva ko yahiye
n'ababeshye biri super biraryoshye ndumva ari sawa singe uri burote nyine tugeze gutangira kurya ubwo tugiye gushyiramo amazi kuko isosi yacu nababwiye ko dukoresha ibikombe bibiri shyizemo igikombe kimwe kuko isosi nyine dukeneye twebwe ni nyinshi kandi urabona ko twakoresheje isambaza nyinshi intoryi nyinshi urareba ko dushyizemo igikombe kimwe reba ukuntu bimeze isosi irafashe cyane isosi irafashe cyane ubishaka ushobora kuyireka gutya ku bantu bakunda kurya ibiryo birika nyine byumutse ushobora gushyiramo igikombe kimwe cy'amazi ukabireka gutya ukarisha umuceri ariko ku bantu bakunda nyine baba bategereje ngo ibanze nyine inoroheho gato wongeramo andi mazi iki gikombe ukongera ugashyiramo agace ukabanza ukareba uko bimeze kugira ngo isosi yawe utayigira nyine akarekare nyine nka kwa kundi abantu babivuga urabona ko isosi yacu irasa neza ibintu nababwiye birahura neza wa munyu ikiko kimwe kinini no kuvuga ngo ahangaha nta munyu mwinshi urimo nakunyu karanganiye umuntu wese yaryaho ubwo no kuvuga ngo turitegereje kwisambaza zacu n'intoryi bibira ubundi tugahita turya n'umuceri ubwo rero tugiye kureba wa muceri wacu umuceri wacu urabona ko wahiye wumutse neza urabona umuceri wacu urumutse neza kintu nkundira mu Tanzania urahumura neza naka kuka nyine ubu gakeneye no kukumva niyo mpamvu nkunda mu Tanzania umuceri wacu wahiye rero tugiye kuzimya ubundi dutegereze ko imboga zacu nazo zihiye gahunda yacu ni ukurya mu kanya tugiye kurya abantu mukunda gusepera abantu bameze nkanjye muvuga ngo mu ijuru nta biryo nyine mujye mureka turire mu isi ariko bavuze ngo bazatubagira ibibyibushye da sindamenye ibibyibushye ibyo ari byo ariko nyine ikintu cyiza cyahaba nkishima ni ukubona mu ijuru nyine tuzarya tukananywa kabikonje nako kabikonje ukarengeje kuri ibi biryo biba ari sawa bisoundinga neza ni ukuvuga ngo wirinda kunyuzamo cyane cyane kugira ngo utangiza isosi yawe ubwo tugiye kuzimya umuceri wacu kuko wahiye ngiye kuzimya noneho tupfundure kugira ngo ubukora kuko umuceri ushyushye ntabwo uryoha cyane cyane ku bantu nk'abakunzi banjye barya mu Tanzania ukunda usa nkaho udashyushye cyane umuceri tuwe tupfundiye tugiye gupfundikira zino mboga dutegerezeho iminota nk'itatu ariko reka tubanze twongere nibagiye kubereka ya gahunda yanjye yo kugira ngo isosi yawe ikomeze ihumure iyo gahunda narinyibagiwe kandi ubushize ariko ubushize ko tutigeze tubikoraho twakoze isosi isanzwe birabita ngo kuri sinzi ukuntu abantu mubyita abantu kunda kurya ibirayi bya mucoko ira sosi nyine murisha tomate n'inyanya cyangwa se tomate gusa n'ibitunguru ya gahunda nababwiye kongeramo udutungurusumu kugira ngo dukipinge ya mpumuro yawe y'ibiryo kuko twongeyemo amazi ushobora usanga agatungurusumu kabayemo gakeya uragakata cyangwa wayihonze wayisekuye ukagira ugashyiramo rero iyo utabashije kuyisekura urayikata gutya nk'abantu badafite udusekuru mujye mwibuka nyine ko ibintu dukora twebwe ni ibyo mu rugo ni ibintu bisanzwe bimwe ubura kimwe ukiyeranja ku kindi wabura salisa ugakoresha icyo ufite hafi aho ngaho kandi ndabizi ko namwe mujya mubikora rwihishwa nkanjye wabura ikintu ugakoresha ikindi nyine wiyeranjije ni ukuvuga ngo twebwe mwibuke ko ingredients zacu ni zisanzwe kandi zitagoye nta magirimo ntaki ariko ibiryo byacu tujuru birahumura neza kandi biranasa neza tugiye gupfundikira nk'iminota 2 kugira ngo uko byabize hamaze umwanya bibira tugiye gupfundikira kugira ngo turindire noneho bishye neza ubundi duhite tujya ku meza ibiryo byacu rero birahiye ubundi sauce kugira ngo umenye ko yahiye neza nta rufuro ruba ruri hejuru urabona ko nta rufuro ruhari ari amazi gusa ni ukuvuga ngo abantu tugiye gusangira ku meza mwibuke ko biraryoha iyo biriye noneho bisangiye n'aka kantu ka piripiri nge ntabwo ndi bukarye ari kabisi cyangwa ngatekemo hano ahubwo
ndagashingashyiramo gahiye nk'uku nguku nkaba mpfundikiye mu gihe tutararya wa mwuka akaba ari wo ukubita ku rusenda. Urusenda si ngombwa ko ururya rwahiye. Ubwo rero njye nkunda kurya twa chili pepper tw'icyatsi, uru narwo ngiye kururya rero ndurya rudahiye cyane. Ubwo ngiye kurushyiramo hano, nzimye gaze, nindangiza nongere mpfundikireho, nindangiza nzimye gaze. Noneho wa mwuka ubanza uhishe rwa rusenda mu gihe ndi gutegura amasahani n'ameza tugiye kuriraho. Murakoze, dure ku meza. Bakunzi ba Noble TV 250 tugeze muri wa mwanya wacu wa eating show. Ariko uyu munsi tugiye guchallengingana umuntu uri butanga abandi kubimara. Ni uri butsindira amafaranga murebe. Aya uri buyankure mu ntoki, nuri bubirye agatanga abandi. Mbahaye iminota 5 baza bafata ibiryo duhita tuvuga dutangira iminota kuyibara. Iminota 5 ubwo ubirya agahita atanga abandi kubimara. Nukuvuga ngo ni uri bwegukana ya mafaranga. Kandi ikindi uri bumare kurya yamara mbere y'5 ntago tubibara. Ariko iminota 5 yacu nishira nta urabimara. Ubwo yanye ndayasubirana. Ariko niba bimara mu minota 5 uwa mbere aracyura ya mafaranga. Ubwo abandi ubutaha ni mwebwe kandi ni karibu. Tugiye ku meza rero ni karibu. Ayanjye ngaya utsinda ahita yiha nta nubwo nyakoraho. Gahunda ni yanyu ubungu. Harabanza nyine hirya ni karibu ku meza.
nizere ko uwa mbere tugiye kumubona. Ubwo tugiye kubara wafashe icyo kunywa amasegonda dutangire, ubundi gahunda ni iyanyu. Twagiye 1 2 3 ubwo twatangiye. Muryoherwe. Ndareba uri buyatsindire.
nkuko bigaragara challenge yacu y'uyu munsi muri eating show nta numwe watsinze, no kuvuga ngo ubirangije wa mbere ni C. Ubwo twahereye hariya tubara A, B, C cyangwa A, B, C, no kuvuga ngo uyu niwe wabirangije, ariko abirangije nayo ku minota 6, no kuvuga ngo yanjye ndayatsindiye ndasubiranye. Ubwo no kuvuga ngo ubutaha ubwo uzayatsindira zayatwara. Ubwo rero murakoze, nishimiye ko mwabanye natwe, akandi nizere ko mwambibonye ukuntu duteka umuceri n'isambaza wenda n'intoryi nk'isosi. Ubwo kubera ko kimwe twagitetse kwacyo n'ikindi kwacyo atagira wenda ureba aka gace ka eating show akaba yagira ngo cooking twayikoreye handi, twayikoze mu kiganiro cyacu nabwo nyine dukomereza ku meza. Muri eating show yacu rero watsinze ni C. Ubwo rero nubwo nyine bitagaragaye ko yatsindiye amafaranga, ariko niwe wabirangije mbere y'abandi, yabirangije iminota yarenze. Ariko ubutaha turatumira n'abandi, muzaze muri show yacu, mukomeze muri challenge yacu, muri aya marushanwa. Ubwo uzajya utanga undi kubimara, hari igihe tuzadutega wenda nk'ikintu runaka twavuga ngo iyi sahanu yimara ingana gutya, ubwo aratsindira aya ngaya. Nizere ko ukurikira ari wowe. Ni karibu kandi muri show yacu.